Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, turabasuhuje, turabaramukije mwebwe mwese mudukurikiranye, mwebwe muri hirya no hino ku isi, bari muri Afurika, bari ku mugabane w'Uburayi, bari ku mugabane w'Amerika, muri Australia, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho waba uri kutwumvira hirya no hino ku isi, ndagusuhuje, amahoro ya Kristo Yesu, umwami wacu, ntabane nawe mu izina rya Yesu, kandi mwifurije kuzura Mwuka Wera, ndetse n'ugirirwa neza n'Imana, mwifurije ubutabazi buva ku Mana, mwifurije imbaraga y'Imana iva mu ijuru ngo ikuzeho. Rero uyu ni umunsi wa kabiri, ni wa munsi wa kabiri wo mu minsi 10 twihaye yo kwiga ku Mwuka Wera ndetse n'ibyigisho by'Umwuka Wera, dusobanukirwa Mwuka Wera, umumaro we, dusobanukirwa byinshi kuri Mwuka Wera, kumva icyo ijambo ry'Imana rivugaho ndetse n'ibyo Yesu yagiye abivugaho mu isaha yacu y'ubuhanuzi. Uyu rero ni umunsi wacu wa kabiri, ni umunsi wa gatandatu. Kuri uyu wa gatandatu ni umunsi wa kabiri wacu w'aya masengesho. Nababwiye yuko tuzakoramo n'amasengesho muri iyi minsi. Tuzafata iminsi igera kuri 7 twiga ijambo ry'Imana, tureba kuri Mwuka Wera, dusobanukirwa imbaraga z'Umwuka Wera, dusobanukirwa Mwuka Wera n'iki, imirimo ya Mwuka Wera, ndetse n'ibindi byigisho bigiye bitandukanye. Hanyuma iminsi 3 ya nyuma, ndabasaba kugira ngo wahasaba ari nimero yanjye, wampamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, washaka buryo ki wamvugisha tukavugana, wabyifuza. Nifuza kuzakora gurupe y'abantu runaka, uburyo iminsi 3 ya nyuma tuzasengana amasengesho yo kongera guhemburwa mu buryo bwa Mwuka Wera. Ndagusaba nkurikiranye hirya no hino, birashoboka waba uri hose, tuzafatanye muri aya masengesho, kuko Imana ishaka kongera guhembura ubwoko bwayo, ishaka kongera kuduhembura, ishaka kongera kuzuza umwuka wayo wera, kandi ishaka kujya gutanga ibihe byiza by'umwuka muri twebwe. Kandi agira ngo umenyeshe yuko aho Mwuka Wera yageze ibintu byose birahinduka. Nuzura Mwuka Wera uzabona ibintu byose bihinduka, yongera kugira izindi mbaraga, ugahemburwa, uzabona ibintu byose bihinduka. Rero niyo mpamvu ngusaba komeza udukurikirane kuri channel yacu yitwa Hand of God Ministry 2050. Hanyuma ni channel yitwa Ukuboko kw'Imana cyangwa Minisiteri y'Ukuboko kw'Imana. Rero komeza dukurikirane, kandi niteguye ko Imana kuzakora ibintu byinshi, kuko Imana yavuze mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye. Rero iryo ni isezerano. Nifuza ko muri iyi minsi wowe nkurikirana uko bwije n'uko bukeye, Imana yazasuka umwuka wera kuri wowe, ukongera ugahembuzwa imbaraga z'umwuka wera, kandi Imana ya Isirayeli ikugiriye neza. Kandi Mwuka Wera nakugeraho ni ukuri, uzabona ibitangaza bikoreka, uzabona ibyari byaranze byemera, ubundi aho byanze Mwuka Wera niwe ukora. Uzabona bitarimo bigenda, uzabona ubushobozi utari ufite bw'imbaraga uzibongera kubona, uzabona uburwayi bukira, uzabona imyuka mibi ihunga, uzabona abadayimoni bahunga, mbese uzabona ukuboko kwiza kw'Imana wongera guhemburwa. Rero icyo ngusaba, uyu ni umunsi wa kabiri, ni ugukomeza kunkurikirana, tugakomeza tukabana buri munsi. Channel yacu nzajya nshyiraho icyigisho cya buri munsi. Hanyuma iminsi 3 ya nyuma, abantu bazaba baranyandikiye, abantu bazaba baramvugishije, abo ngabo tuzasengana muri iyo minsi 3 ya nyuma, dusaba kugira ngo duhemburwe, Imana yongere twuzuye imbaraga z'Umwuka Wera, kuko tuzaba twarasobanukiwe byinshi, twararebye umuntu yuzura Mwuka Wera byagenze bite, bisabwa n'iki. Komeza unkurikirane wowe, tuzakomeza tubane. Hanyuma uyu munsi uko bisanzwe ni isaha yacu y'ubuhanuzi. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo Mwuka Wera ni iki. Mu by'ukuri twumva tuvuga ngo, cyangwa birivuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ariko se Mwuka Wera ni iki? Mwuka Wera ubundi muri make yasobanuye iki? Nicyo tugiye kureba kuri uyu munsi. Turebe icyo Yesu yabivuzeho, turebe n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Hanyuma nicyo cyigisho nabategura uyu munsi mu isaha yacu y'ubuhanuzi. Ndagusaba rero kuntega amatwi ukagendana nanjye, kugira ngo wongere hagire ibintu bihinduka muri wowe. Rero turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, igitabo cya Yohana cy'ubutumwa bwiza, ibice ni 14, umurongo ni uwa 16. Reka turebe twumva ko ijambo ry'Imana ritubwira. Mbibutse ko icyigisho turiho ni icyigisho kivuga ngo Mwuka Wera ni iki. Mbere na mbere, Mwuka Wera byari twasaba, Mwuka Wera ni umufasha. Amen. Mwuka Wera ni umufasha.
muri iyi si mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu tujya tugira intege nkeya. Iyo tugize intege nkeya dukenera abafasha bagiye batandukanye. Umuntu ashobora gukenera umufasha w'umubiri, undi agakenera umufasha kugira akazi ke gatera imbere, bizinesi ye itere imbere. Mbese dukenera ubufasha mu buryo bugiye butandukanye, ariko akenshi dukenera ubufasha tukabushaka mu bantu cyangwa tukabushaka mu bindi bintu bifatika byo mu isi. Ariko uyu munsi ndifuza yuko wongera ukamenya ko hari undi mufasha witwa Mwuka Wera. Uyu we noneho aragufasha muri we mu bugingo, akanagufasha no bindi byose byo hanze bifatika, kuko uyu mufasha yaje kubana nawe ahindura byinshi, akongeramo imbaraga, guteramo ibyiringiro. Ibintu byose birashoboka, ubona bigenda bishoboka, n'ibitakundaga bigashoboka. Rero nubwo dushaka ubufasha muri iyi si, ariko dukenera undi mufasha witwa Mwuka Wera, kuko uyu mufasha ni utadutenguha, yaba mu byago yaba mu makuba. Uyu mufasha abana natwe. Niba ugera mu makuba akomeye ukagera mu byago, uyu mufasha akubwira ngo humura. Mu gihe abantu baba bagutaye, mu gihe abantu baba bakuretse, mu gihe abantu baba bakubwira ko bikurangiriyeho, baba bakubwira ko isi kuguyeho, uyu mufasha arakubwira ngo humura, akakubwira ngo ndi kumwe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 12:16. Aravuze ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha. Amen. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ngo niwe Mwuka Wera w'ukuri, ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu yabwiraga intumwa ze, arazibwira nubwo ndi kwitegura kugenda. Yari kwitegura kujya mu ijuru, yari kwitegura gukora umurimo wari waramutumye wo gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma arababwira ngo ariko nubwo nzagenda, arababwira ngo ntabwo nzabasiga mwenyine, ntimugire ubwoba. Abaha isezerano rikomeye ry'Umwuka Wera. Umunsi wacu wa mbere twaganiye ku ijambo rivuga ngo Mwuka Wera ni isezerano. Rero hano niho Yesu yatangiye gusohoreza aya masezerano ye. Arababwira ngo nimuhumure, arabwira ngo biri hafi, biregereje. Nubwo yari isezerano ariko riregereje. Ubwo ngiye kugenda, nanjye nzasaba Data, nawe azabohereza undi mufasha. Mbese biravuze mu kigo cyanjye, uwo mufasha azazabana namwe. Aho ntari, uwo mufasha azahaba. Haleluya. Umufasha witwa Mwuka Wera. Umuntu wese wemera Kristo w'Umwami n'Umukiza we akeneye Mwuka Wera, ariko akamukenera nk'umufasha, kuko nugira uwo Mwuka Wera, Mwuka Wera azakuyobora. Mwuka Wera azagushoboza ibyo udashoboye. Mwuka Wera azaguteramo ibyiringiro. Mwuka Wera azaguhumuriza. Mwuka Wera uzabona kwerekana ibyo utabonaga, wibwiraga ko bidahari ukabona birahari. Mwuka Wera azakubwira ko bishoboka mu gihe wabonaga ko bitagishoboka, n'abantu babonaga ko bikurangiriyeho, ariko Mwuka Wera azakwereka ko bigishoboka. Mwuka Wera azakubera umujyanama, azakugira inama mu gihe abantu bagutaye, mu gihe abantu bakuretse, mu gihe nta mujyanama ufite. Uyu mufasha witwa Mwuka Wera azakubera umujyanama, kandi icy'umwihariko gikomeye azagushoboza gushobora ibyo udashoboye runo rugendo rujya mu ijoro. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire mwene data nkurikiranye, ntabwo runo rugendo rujya mu ijuru ntabwo warwishoboza. Runo rugendo rujya mu ijuru ntabwo warugenda udafite umufasha witwa Mwuka Wera. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wacu wakora amasengesho, nkusabye ngo saba Imana, wongere winginga Imana, wongere wegere Imana, wibwira ngo nkeneye umufasha, uko menye neza yuko ntaho nagera ntafite umufasha witwa Mwuka Wera. Rero ndakwingiza kubw'imbabazi z'Imana, ongera usaba Imana yongere guha imbaraga z'Umwuka Wera muri wowe, ariko imuguhe nk'umufasha agushoboze, kuko ntabwo washobora wowe ubwawe uyu mwuka atagufashije. Haleluya. Nicyo Yesu yababwiye, arabwira ngo cyokoze nzasaba Data, azabereza umufasha wo kubana nawe.
kandi azatura muri mwebwe. Haleluya. Ukeneye Mwuka Wera ubana nawe, ugendana nawe, aho abantu bakuretse, aho inshuti zakuvuyeho, abavandimwe bakuvuyeho, uwo Mwuka akaza akabana nawe, akajya akuganiriza, akakubera inshuti, akakubera abavandimwe, akakubera umuryango, mbese akubera byose. Ni umufasha muri byose Mwuka Wera, kandi akakwiringira ibyiringiro bivuga ngo naho ndiho naho nawe, ziko nkungwa n'Uwiteka, ngo Yesu ampa ibyo nyina byose, ngo ndi amahoro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome nanone ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nanone turacyari muri Yohana ibice 14 umurongo wa 26. Hanyuma ikindi cya kabiri, Mwuka Wera ni umusimbura wa Yesu mu isi. Mwuka Wera, ikindi cya kabiri turi kureba ku ijambo rivuga Mwuka Wera ni iki? Mwuka Wera ni umusimbura wa Yesu mu isi. Reka dusome Yohana 14:26. Yohana 14:26 turebe impamvu Mwuka Wera ari umusimbura wa Yesu mu isi. Haleluya. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu asezera ku bigishwa be. 26 uravuze ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Imana ishimwe cyane. Ashimira Mwuka Wera akajya atwibutsa ibya Yesu, atwibutsa ibyahise, atwibutsa ibihe byiza, atwibutsa gusoma ijambo ry'Imana, atwibutsa kuririmba, atwibutsa gusenga, atwibutsa ibyo Yesu yakoze, atwibutsa imirimo ya Yesu. Haleluya. Hanyuma Yesu ari gusezera ku bigishwa, arababwira ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, uwo Data azatuma mu izina rye nzagenda, ariko hari indi ntumwa Data azatuma mu izina ryanjye. Biravuze ngo Yesu akimara kugera mu ijuru, tuzabireba, nibwo Mwuka Wera yaje. Hanyuma akimara kuza, ariko aza nk'umusimbura wa Yesu, kuko yaravuze ngo Data azamwohereza mu izina ryanjye, aho nzaba ntari. Uwo Mwuka Wera azaha ni nk'umusimbura wa Yesu. Ni nk'uko Imana irabyona tutaba twenyine. Ubwo Yesu agiye kujya mu ijuru, ntabwo twaba twenyine, ahubwo aravuga ngo reka mbasigire undi mufasha uzabana nawe, reka mbasigire izindi mbaraga zizabana no ku bantu bazazemera. Toki enema nagira ngo umbwire mwene dasha yi enema ordero, ukeneye zino mbaraga, ukeneye mufasha. Nk'uko Yesu ari mu isi yahumurizaga intumwa ze, zagira aho bikomeye akazihumuriza, zatajya gutendebuka akazihumuriza, zatangira gucogora akazihumuriza, batangira kwibaza iby'isi akabahumuriza, batakaza kwizera akabaganiriza, akababwira amagambo y'ubwenge, akababwira amagambo afite imbaraga. Niko n'uyu Mwuka Wera amera. Umuntu ufite Mwuka Wera, haleluya, aba ari kumwe na Yesu. Umuntu ufite Mwuka Wera aba ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni umujyanama, kugira inama, arakumenyesha. Niyo mpamvu yavuze ngo uwo Data azohereza mu izina ryanjye, ni uwo Data azohereza mu izina imara kuzamuka, ni umusimbura wanjye. Rero Mwuka Wera ni umusimbura wa Kristo. Mwuka Wera ni imbaraga avuye ku Mana, ariko Imana izohereza no kugira ngo zizabane n'abari mu isi mu gihe Kristo azaba amaze kujya mu ijuru. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ikugerereza nkurikiranye. Rero nagira ngo iringire zino mbaraga, wongere wisuzume muri wowe, wongere witekerezeho, wibaze ngo mbese uyu bufasha ndabufite, ubufasha atuye muri njyewe. Wongere wibaze mbese izi mbaraga ziri muri njyewe, ubu bufasha waje mu kigo cya Yesu, Data yohereje mu izina rya Yesu, ari muri njyewe. Ni ibintu byinshi twaganira, ko by'umwihariko nahisemo n'ibiri bivuga ngo ni umufasha kandi ni umusimbura wa Yesu. Rero murabyibuka usomye ijambo ry'Imana, ibyakozwe mu gice cya 80, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Ikindi ni imbaraga Mwuka Wera. Mwuka Wera ni imbaraga. Haleluya. Aho utenebutse Mwuka Wera, iyo ufite Mwuka Wera wumva wongeye kuzura imbaraga, wumva Mwuka Wera kugarura ibyiringiro. Aho utakaje ibyiringiro, wumva Mwuka Wera wongeye kugaruramo imbaraga, akakubwira ngo humura. Mwuka Wera ni imbaraga.
haleluya. Mwuka wera ni imbaraga. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha wankurikiranye. Twari turi ku cyigisho cy'uyu munsi wa kabiri wacu w'amasengesho y'iminsi 10 yo kwitegura Pentekote. Turi ku ijambo rivuga ngo mwuka wera ni iki. Hanyuma ikintu cya mbere twasanze mwuka wera ari umufasha, tubisoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:16. Icya kabiri twasanze mwuka wera ari umusimbura wa Yesu mu isi, twabisomye muri Yohana 14:26. Ikindi twasanze mwuka wera ari imbaraga, tubisoma mu byakozwe no mu gice cya mbere 8. Yesu yavuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Rero ndagusabira imbaraga ya mwuka wera iture muri we, kuko nakubwiye ngo uzabona ibintu byinshi bihinduka niwuzura mwuka wera. Uzabona ibitangaza bikoreka, uzabona imirimo ikoreka, uzabona ibyari byaranze bikoreka. Imana iguha umugisha mwene data. Ushaka ko dusengana, ushaka kumpamagara, ushaka kunyandikira, uhasaro nimero yanjye, wayifata aho uri hose ukanyandikira cyangwa ukamvugisha, nta kintu bitwaye, ndahari iminsi yose. Hanyuma kandi ndagusaba kugira ngo ube muri bino bihe byiza tuzane muri aya masengesho, by'umwihariko iyi minsi 3 izakurikiraho tuzaganira, tuzategura ibyigisho bya buri munsi kugeza ku munsi wa 7. Hanyuma iminsi 3 yanyuma twavuga ko ari iminsi y'amasengesho, gusaba Imana kongera guhemburwa iyo twahabwa imbaraga ya mwuka wera, kandi uzana ibitangaza bikoreka, uzana imirimo ikoreka. Ndagusaba kugira ngo ukomeze umvugishe, hari batangiye kunyandikira, aho ukomeze umuhamagaro hirya no hino, hanyuma azafatanye muri aya masengesho. Tuzagura gurupe y'abana b'Imana y'abanyamasengesho. Hanyuma muri aya masengesho nzagusabira imbaraga z'Imana, nzakwingingira Imana wongere guhembure mu buryo bw'umwuka wera, kuko tuziga byinshi. Ejo dufite ikindi cyigisho, n'ejo biri kugeza ku munsi wa 7. kandi ukeneye Imana, ukeneye umufasha wa mwuka wera muri wowe, kandi no kuri Yesu nageri wawe. Ubwo ari uwo Data yasize yohereje mu izina rye, Yesu nageri wawe uzabona ibintu byinshi biva. Murabyuka ageze kwa Zakariya, yarambwiye ngo byose, akarambwira ngo byose. Urabyuka agera kwa Hera agahindura, abana bakazuka, abantu bakaba ibiragi bigahumuka, bikavuga ibipfamatwi bikumva, impumyi zigahumuka, mbese ibitangaza bigakoreka. Uyu mwuka wera uyu mwuka wera nakuza, uzabona imirimo y'Imana ikindemo, uzabona imirimo y'Imana ikoreka, uzabona ubwiza bw'Imana bukuzaho, uzabona buza mu byawe, buza mu bana bawe, buza kuri wowe, buza muri bizinesi, buza mu kazi kawe. Uzabona ibintu byari byaranze bikunda, imiryango yari ifunze ifunguka. Izi mbaraga z'umwuka wera zigera iwawe, kandi n'ukuri Imana izakora ibintu bikomeye muri aya masengesho no muri iyi minsi 10. Komeza unkurikirane, ukomeze ubane nanjye, kandi ukomeze utube hafi ko bwije nuko bukeye. Imana ikomere umugisha mwene data, kandi Imana igushyigikire. Comment, subscribe, like, kandi ibitekerezo byawe turabikeneye. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane kandi kwitira mwene data. Amen.